Yesu tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Ni Heart of Worship Ministry, aho navuga ko dutangiye ku mugaragaro kuramya Imana no guhimbaza Imana mu buryo bwimbitse. Turabararitse, turabasabye kugira ngo dufatanye kuramya Imana aho waba uherereye hose, uri mu rugo, uri mu kazi. Birashoboka ko twabana muri gahunda yo kuramya no guhimbaza Imana. Tubahaye ikaze, turabararitse, mutumire bene data bandi dufatanye kuramya Imana. Niba hari ikintu Imana yaturemeye no kuyiramya no kuyihimbaza, ibindi bintu byose uko byamera uko ariko kose ni inyongera, ariko wowe waremeye kuramya no guhimbaza Imana. Ibindi bintu byose Imana irabyishoboreye, ariko kuyiramya no kuyihimbaza, ibyo ni byo byonyine gusa idashoboye, ishaka ko tuyikorera. Hari icyo ushaka ku Mana, hari icyo ushaka kwikora mu buzima bwawe, ikigusaba ni kimwe gusa, no kuyiramya no kuyihimbaza. Nk'uko ushobora gutereta, nk'uko umusore ashobora gutereta umukobwa, uko niko Imana ishaka ko tuyitereta. Ukayibwira Imana uri mwiza, urera cyane, ineza yawe ntawayirondora. Ukayibwira ubwiza bwayo urahambaye, nawe munganya ubwiza nawe mumuhwanije. Imana iranezerwa iri mu ijuru, nayo ikagukorera icyo ushaka. Ndakwinginze mwene data, tumira umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, dufatanye kuramya Imana, kandi Imana izatugirira neza. Imana izakugeza ahagutse, Imana izaguhaza ibyiza. So ndi kumwe na bene data hano rero, turabararitse, tubahaye ikaze, muze dufatanye kuramya no guhimbaza Imana, ubundi Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana nkuru, Mana yo kwizerwa, ni wowe usumba byose, Imana ishobora byose, wowe Imana nzima, wowe twakurikiye kandi wowe twizeye. Turatangiye, dutangije igikorwa gikomeye cyane cyo kuramya no guhimbaza, kubera ko twamaze gusobanukirwa ko nta kindi twaremwe usibye kuramya no guhimbaza. Nyemerera imbaraga z'umwuka wera zibe muri twebwe kandi zidushoboze byose. Ijambo ryawe rikambwira ngo yema y'ubutsi Uwiteka ni mukamuhembe, natwe turaje imbere yawe. Kandi ijambo ryawe rikagira ariko wifuza amajwi mato, wifuza amajwi maremare, wihumeka byose uko byakabaye bishima Uwiteka, nicyo kituzinduye. Nyemerera ubane natwe, nyemerera udukoresha ibitangaza, nyemerera udukoresha ibimenyetso, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Heart of Worship Ministry tubishyize mu biganza byawe, utwiyoborere, utugeze ahagutse, utubere Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Amen. Urakoze Yesu. Hari igihe kizagera Mwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru, ati nimuze bana banje, azaduhanagura amarira twariye muri isi mbi. Hariho igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru, ati nimuze bana banje, azaduhanagura amarira twariye muri isi mbi. Nishimiye kuzakubona Yesu, ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba ugeze ku bicu, nanjye mpite musanganira. Nishimiye kuzakubona Yesu, ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba
nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kunjyana ugusaba ugeze ku bicu nanjye mbite usanganira tuzibagirwa imibabaro yose tuzibagirwa imibabaro yose tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba bimeze tuzibagirwa imibabaro yose tuzibagirwa imibabaro yose tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba bimeze nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kunjyana ugusaba ugeze ku bicu nanjye mbite usanga nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kunjyana ugusaba ugeze ku bicu nanjye mbite usanganira nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kunjyana ugusaba ugeze ku bicu nanjye mbite musanganira nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kunjyana ugusaba ugeze ku bicu nanjye mbite musanganira nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kunjyana ugusaba ugeze ku bicu nanjye mbite usanganira nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kunjyana ugusaba
thank you. Urakoze Yesu kuri Imana igira neza. Urakoze kuri Imana ishobora byose. Urakoze kuri Imana igira neza. Ishimwe n'icyubahiro byose ni ibyawe. Gukomera gushyirwa hejuru byose ni ibyawe. Habwa icyubahiro kuri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu. Urakoze. Ngwino mukiza, ngwino ndakumbuye, hano nta mugabane mfise. Ngwino mukiza, ngwino mukiza. Thank you, Lord. Ngwino ndakumbuye, hano nta mugabane mfise. Ngwino mukiza, ngwino mukiza, ngwino mukiza, ngwino ndakumbuye, hano nta mugabane mfise. Hallelujah. Ngwino mukiza, ngwino mukiza, ngwino mukiza, ngwino ndakumbuye, ngwino ndakumbuye, hano nta mugabane mfise. Ngwino mukiza, mw'ishuri iwacu ahabera abahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho naho niho iwacu, mw'ijuru iwacu. Yego ahabera abahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho ngaho niho iwacu. Kuzakuona Yesu, uguzaba ugarutse kunjyana, uguzaba ugeze ku bicu.
haleluya Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Tekereza ko ubwo buntu bw'Imana Imana ni nziza, yadukunze tutari tubikwiriye. Iyo ni Imana ikomeye iturinda intambwe ku ntambwe. Imana imenya uko wariye, ikamenya uko wambaye, ikamenya uko ugiye, ikamenya ko ugiye kandi ukaza kugaruka. Iyi ni Imana, ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye. Twese twabihamya, twese twabihamya. Uri Imana ikomeye ihambaye, uri Imana ikomeye ihambaye. Naba ndwaye ndi muzima, uri Imana. Naba ntunze cyangwa nkennye, uri Imana. Naho amasho yashira mu biraro, inzabibu nizera imbuto mu gihe cyazo. Nakubaha isi yose ikabimenya, nakuvaho isi yose. Habwa icyubahiro Yesu. Iyi ni Imana iturinda. Ijambo ryatuvuga ngo izarinda ibirenge byose apfukame, mwamushyizwe hejuru. Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Amabi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru. Amabi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru. Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Amabi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru. Amabi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru. Inyenyeri akazisasa iyo mwisanzuye, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. Inyenyeri akazisasa iyo mwisanzuye, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. Inyenyeri akazisasa iyo mwisanzuye, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. Haleluya! Ninde wasa nawe isi cyangwa ijuru? Ninde wasa nawe isi cyangwa ijuru? Amabi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru. Amabi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru. Ninde wasa nawe isi cyangwa ijuru? Ninde wasa nawe isi cyangwa ijuru? Amabi yose apfukame, mwamushyizwe hejuru. Amabi
ushyizwe hejuru. Inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. wahagaritse izuba mu kirere, wategetse ukwezi kurira kureba. Inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. wahagaritse izuba mu kirere, wategetse ukwezi kuriya mureba. Inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. Inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. Inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure, nta wundi nsanze ari wowe Yesu ushyizwe hejuru. Sinzapfa ahubwo nzarama, kugira mbonekere abandi. Sinzapfa ahubwo nzarama, kugira mbonekere abandi. Imirimo Uwiteka yankoreye, ubona bimaze kwiheba. Imirimo Uwiteka yankoreye, ubona bimaze kwiheba. Nubuhe bwoko? Nubuhe bwoko bufite Mana yabwiruba hafi, Uwiteka ajya ahorana nanjye. Mutima wanjye uhura. Nubuhe bwoko? Nubuhe bwoko bufite Mana yabwiruba hafi, Uwiteka ajya ahorana natwe. Mutima wanjye uhura. Iyaba wishimira ibitambo, nari kubigutarura. Iyaba wishimira ibitambo, nari kubigutarura. Ibitambo Ibitambo Uwiteka yishimira, umutima
mwami wanje wowe umenye ubuzima ukama kubwawe